Morning traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Traders, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na forex trading. Uyu munsi tugiye kureba GBP JPY byifashe bite, ni iki twakitegura. So mbere y'uko dutangira, reka mbanze mbanyuriremo uko ejo plan yacu yari imeze cyangwa se ibyo twitegaga kuri GBP JPY. Yari muri zone cya mbere yari bullish, twifuzaga ko yari no muri iyi zone cyangwa se no trading zone. Twifuzaga ko yakora breakout iga crossing above this resistance ikamanuka for test ikakomana gukomeza hejuru, ariko tufite n'indi option ivuga ko ishobora ku breaking out from this support ikaza igakora retest. Iyi support yacu yindi yari very strong, ikaba rejected ikabona gukomeza hejuru. Ntago yabashije kuhagera, yakoze reaction itarahagera. It was not our entry. Icyo twifuzaga nuko igomba kuhagera, so trade twigeze dutekinga. Ikindi nababwiye ko ari ukuba very careful ku bashaka guseringa GJ mu gihe yaba igeze kuri iyi zone. Nababwiye ko mugomba kubyirinda kuko there was so much rejection, cyangwa se isoko ryari ryabaye rejected kuri iyi support. Kenshi waza ukareba na left side yari muri sideway market, ntabwo yari ifite clear movement. So impamvu nababwiraga kwirinda guseringa, kuko uje ukareba yakoze fake out kuri candle imaze ku breakinga lows ya previous candle. Urabona ko yabaye fake out, stop loss ye nimba itarabaye hited. So ndikumva kuri GJ ni ibyo twari twiteze ejo. Reka tujye muri 1 hour turebe reka tujye muri daily time frame turebe n'iki gifite. Uje ukareba GJ for now nayo iri muri zone. Urebeye kuri daily time frame iri muri iyi zone, iri gutradinga muri iyi zone, which is means ko biri very risk. Gusa uje ukanitegereza neza previous candle yesterday ya closinze imeze nka hammer, bitaduha direction nziza and very small candles, byerekana ko there is no volume. So GJ for now wavuga ko iri downtrend kandi iri muri no trading zone, ariko nk'ibisanzwe reka dukore analysis zacu. Gusa you have to be very careful ko muri iyi minsi gutradinga biri very risk. Isoko riri muri sideway market cyangwa se nta direction rifite, so you have to be careful. Reka tumaking highs na lows za current candle. Cyo bidufasha kumenya range cyangwa se isoko ry'uyu munsi riherereye. Twibaza ikibazo ngo iramutse breakings out from this resistance, next support yacu yaba hehe? Next support yacu yaba iraha. Reka tuyihindure yellow line. Twongere indi next resistance yaba hehe? Yaba ahangaha. So support dufite yindi iramutse breakings no support yacu yaba ahangaha. Noneho tujye muri 4 hours turebeho se byifashe bite. Muri 4 hours nk'uko mubibona iri muri downtrend, aho iri kugenda making a low high, aho yatangiye gukora recovery ariko ikahita yongera ikaba imanuka, ariyo iri gutradinga muri ya zone. So ibisanzwe rero reka twongere adjusting support and resistance zacu muri 4 hours. Ino purple line tuyishyiraho ngaha, umva kanaya dupfa gushyiramo harimo ka minus support. Ubundi tujye muri 1 hour turebe se dufite iki cyangwa nize opportunities. Ariko uje ukareba ahangaha hari support iri strong yabaye rejected mu nshuro ya mbere, naho irongera iba rejected. Aza ukareba n'ahangaha ikoze fake out.
which is means ko ino resistance yacu iri strong. Reka dushyireho green box yerekana ko isoko niriramuka rihageze rishobora gukora reaction, ihindure green. Ubundi tujye muri 1 hour turebe hose byifashe bite, ni gute dushobora kubona opportunities. Muri 1 hour ndabona nta support na resistance, gusa icyo dukora turapfa kwa adjusting no support yacu. Ubundi tujye muri 30 minutes turebe nizi opportunities dufite. Muri 30 minutes iyi yose ndayigira no trading zone, ko urebye neza iri muri sideway market kandi imazemo iminsi kuva Monday cyangwa se kuwa mbere iracya trading muri iyo zone kugeza uno munsi. Reka tuyihindure white box andikemo no trading zone. Have to be careful ushaka gutradinga muri iyi zone, biri very risk. Gusa nimba kuri strategy yawe wayitradingamo it's fine, gusa inama nabahereza ni ukwirinda ino zone. So turebe niki twakitega for now. To be honest, GJ now nagenda na GJ for now nuko narindira ko ikora breakout kuri support yacu, igakora retest ikabona gukomeza hejuru. Kuri GJ ndi kumva ari icyo nakitegura for now, kuko ntago nshaka gutradinga muri izo. Ikindi ushobora kurindira uko ya breaking out, kuko twabonye ko ari bearish ikaza igakora retest ikabona gukomeza hasi, ariko waza ukareba left side ahangaha biri risky, hari akandi ka support gahari kugera kuri iyi week. Kugera kuri iyi week harimo support which is very risky, ugomba kurindira ikaba broken, uje ukareba niho hapfa kubamo clean candles ugatekitinga zino loss. Kumva kuri GJ ari ibyo twakitegura. Naho gutrading in this zone, nubona isoko rigumye muri iyo zone nakugira inama yo kutarijyamo, just be outside of this market. Rindire ko ya breaking ino zone yacu ikabona gukomeza hasi. So thank you so much. Nta kindi nabusaba ni ukunkurikira mugakora subscribe, musi ibyiza nk'ibi bizajya bitugeraho. Thank you.